Niruka Chris abwira Anne ko ashobora kuba ari kumukunda. Ese biragenda gute? Kadukomeze na part 2. Chris abonye Anne aramubwira ngo si ngombwa. Nanjye nashakaga guki. Anne areba Chris afite ubwoba araseka. Ndi kugukunda. Chris amureba ameze nk'umuntu utari witeze ibintu biri kuba arangije araseka. Wow. Nari mfite speech yose nateguye mu gihe nkatiye. Wari ufite speech? Cyane. Birabaje kandi kwiha igihembo cya Oscar. Shatisha umutwe. Nibyo nkundira ariko. Maybe. Chris amufata ukuboko atuje buhoro aragusama. Uravuga cyane mana yanjye. Iyo ni yego mbwiye. Aho kugira ngo amusubize aramusoma bamara umwanya bari gusomana. Chris ahita aseka. Anne, mbabarira utagira ikintu uvuga muri uyu mwanya kindakaza. Nari ngiye kuvuga ngo ndagukunda. Ahita amuhobera afata umutwe we awushyira mu gituza. Kandi Chris uratangiye. Nibyo nkundira. Oya, mba ndi kukwihanganira. Urabeshya. Nyuma y'iryo joro ibintu byose byahise bitangira guhinduka. Bakajya bahorana mu gitondo akajya ku murongo bajyane ku ishuri bakanataha. Umunsi umwe Anne ari kujya ku ishuri ahura na Tessa mushuti we agenda amuhamagara. Anne we. Hey you Lavagal. Cyane. Kuva aho watangiriye gukundana nta kindi kikubamo usibye Chris yabaye Chris. This my friend. Umeze neza? Reka ye. Ubu nibwo wibutse rero. Iryo ni ishyari ry'uko ukiri single. No. Iyo nuko ibyo atari ibyanjye. None I miss you, nkumbuye gusohokana nawe. Uzi ko tutanakivugana uravuga. My dear friend. Do not be jealous. Me? Mbabarira pe ahubwo dore your man is here. Ari he? Ahindutse areba hirya no hino kugira ngo arebe ko amubona. Ndagufasha mwana, nakubeshyaga baby girl, nagira ngo nkurebe, ariko ndagukumbuye. I miss you girl. I miss you too. Shasheri, urahaze ariko ndakwishimiye nyine. Imyaka wari umaze uri single ni myinshi pe, wari warabaye single extra pro max. So uragira ngo mbe nkawe rero, jumping from one man to another. None ugira ngo ndere nanjye nidire. Why? When? There is so many boys out there to enjoy with. So I miss you play away. Okay, Lavagal. Today iribuka ko ari girls night, sibyo? Yeah, I remember ariko iki. Nari mfitanye gahunda na Chris after class. Okay. Class irarangira saa 11 kandi turuhura saa 2. So, nari bumubonane ariko nyine ntutinde. Okay, nta kibazo. Okay, tureke iby'amadrama ahubwo umbwira uwo muhungu wakuntwaye. Umva, ngiye kumuvuga bwakira bugake. Umva, atandukanye n'abandi ba ex bose nigeze kugira, ariko nyine aramagije. Bwira wowe ahubwo uwo muhungu wambwiraga man. Okay, Lavagal. Class ndeke amasaha yageze. Uyu munsi dufitanye class ariko uri guhunga ikibazo cyanjye. Hirya yita ubundi bimwitande. Dereke twarashwanye kandi nakongera kuvuga ku buhungu. Tujye class nimba hari class dufitanye. Aramubwira mukorera bagenda class bicaye lecture. Yinjira class atangira kubigisha ku bijyanye na gender balance. Bari kubigisha tuzatangira kuvuga. Iyo class labo wabi ni ibiki noneho. Lecture nawe ni iyindi level pe. Bireke ari kunsinziriza noneho wagira ngo ari kuririmba. Tugaruke ka Chris ari kumwe n'umushuti wiwe Kenny baganira. So ugiye kureba that chick. Hey bro. Nakubuje inshuro zingahe ko mwitaye amazina y'abagore bawe. Okay bro. Chill. So bro, ubwo turaza guhuza ngarutse. Chris ageze imbere ya class afite je ebyiri ategereje. Anne na Tessa barasohoka muri class baseka bagenda basatura abantu. Anne arebye ku ruhande abona Chris ahita asezera Tessa asanga Chris. Anne ahita ahobera
Chris. Hi Bobo. Hi baby, umeze ute? Ahita amuhereza ya juice yari yamuzaniye. Baby, thank you. Anything for you, my girl. Reka so tugiye hamwe. Ahantu ngiye kukujyana ni surprise. Gusa haraba spot yacu. Okay, Mr. So, twagenda anazunguza umutwe. Bahita bagenda baseka mu nzira bakina, bagera ahantu hari agashyamba harimo n'udutebe hatuje. Bahageze Anne yitegereza ahantu hose atuje, bati wow. Baby, nabikubwiye. Ni heza kandi ni naturel. Ndahakunze. Ndishimye ko uhakunze maze ko nari nzi ko hafi y'ikigo hano ahantu hari hameze gutya. Okay, hano tuhagire secret spot yacu. Hanyuma se muri restaurant ya campus yacu. Hariya ni ahambere, aha hakaba hakabiri. Okay, ikisi. Ndabyemeye. Ndetse wari kubyanga. Nta burenganzira ufite ku byo kubyanga cyangwa kubyemera. Shimana. Yes madam, icyo wari kuvuga nicyo cyari gukorwa. Bimubwira yunama nkaho ari kumuha icyubahiro. Nishimiye ko ubizi. Reka dukine game. Iyihe game? Alphabet game. Alphabet? Nka A na B na C na D? Yego. Nose dusubiye muri materineri. Shawuri Killjoy. None se turabigenza gute? Okay, wumva amategeko n'amabwiriza. Turajya tugenda tuvuga ijambo tugendeye kuri alphabet. Nka A, amazing. B, before. Nka gutya nyine. Ubyica tuzajya tumukoba mu gahanga. Kuri determined kunkubita. Reka ari njye nawe nenda biga English. Sawa, yaratangira. So uzanye na gemura. You are what? Zana hano ubwo ruhedi rwawe nkwereke. Muzikisi? Mister, ibyo bintu ntubizane. Wagombaga gukomeza kuri B. None ngo iki? Okay, nta kibazo basi amahirwe yanyu. Oya, turi gukina umukino uri fair yanditswe. So, amatwi yanjye arafunze pe. Nkeneye umutwe wawe gusa. Chris atega umutwe baramukubita bakomeza kugenda bakina, ubyishe bakamukubita. Gusa haba ari Anne, Chris agashyiramo imiyaga yo kugira ngo amukubite akamusoma mu gahanga. Anne akamubwira ngo buryo we nta miyaga ari bumushyiriremo. Bakomeza gukina bishimye baseka cyane. Anne ari guseka, Chris arekera guseka aramwitegereza cyane, atamukuraho amaso. Anne amubonye ahita areba hirya nkaho ataramwitayeho. Sinzi impamvu ndi kumva uri kundeba cyane. Njyewe se? Oya, njyewe wowe noneho. Nari ndi kwibaza uburyo ndi umunyamahirwe guhura n'umuntu w'umukobwa nkawe. Uri mwiza, useka neza, uri umuhanga, kandi birenze ibyo byose ugira umutima mwiza. Uri umukobwa buri muhungu yakwifuza kugira umugore n'ukuri. Ariko mana yanjye, ntabwo nari nzi ko waba umusizi. Oya baby, I'm serious. Ndi serious n'ukuri. Ndi kugenda ngukunda mu buryo natekerezaga ko nzagukundamo. Sha, nanjye ndi kugukunda cyane pe. Kamusabe neza noneho. Anne, wambera girlfriend? None sinari iki? Ubushize ntabwo nakubwiye ngo ndagukunda kandi sinigeze nagusaba ko mbera girlfriend. Chris, uzi uburyo nkwiyumvamo. Nyine nagukunze mu gihe gitoya nanjye natekerezaga pe. Gusa yego, ndakubera girlfriend. Nta kintu cyanshimisha nkabyo. Babe, I promise ko nzaba mpari mu buryo bwose. Haba mu byiza n'ibibi. Sinzigera nkusiga uko byaba bimeze kose. Situation yose twaba turimo ntizatuma nkureka. Ntuzansiga nanjye sinzagusiga. It's forever us, me and you, till we die. Chris, ndagukunda bya nyabyo. Urakoze ko unsezeranyije kutazambera nka ex wanjye bose.
ahubwo ndabishimira kuba barakundekeye gusa ukaba uwanjye. Chris amufata ukuboko aramuhagurutsa aramuhobera aramusoma amubwira uburyo ari we gusa. Bagenda bakina mu muhanda bahagarara, Anna arirukanka abwira Chris ngo numfata ndaguheka. Arirukanka mu muhanda, Chris aramufata. Muheke? None se wambwiye ngo nimufata urampeka? Umugongo w'umukobwa? Cyane. Ntabwo mpindura ibitekerezo kandi. Anna aramubwira ngo ngaho jyamo. Chris ajya mu mugongo wa Anne, akijyamo bose bahita bagwa hasi baseka bishimye. Anna atangira kumubwira uburyo yari yamubwiye. Nakubwiye kandi nakubwiye. Mbega wowe, ibaze ko nta n'ibiro bingahe mfite none urananiwe. Uburyo uremereye nk'umufuka w'umuceri se niyo nakunanirwa. Ntabwo se bubu wanjye arababaye, ngaho baramwihekera agashira. Chris ahita amushyira mu mugongo bagenda amuhetse mpaka iwabo kuri gate. Bagenda bakina baganira future yabo n'abana bazabyara, ibyishimo ari byose. Bageze kuri gate kwa Anne amushyira hasi. Anne atangira kumuserereza ukuntu yari yihagazeho yendaga gupfa. Ariko wendaga gupfa nuko wari wihagazeho. Utwo turo twasize uko wagira ngo ntabwo urya. Ariko uri kwihiga sibyo? Bameze nk'abahoberanye, Anne ahita amwishikuza aramubwira ngo ujya kure sinshaka kunyegera, haba ntago wenda kereka ushyizemo metero 5. Amujya kure. Chris nawe ahita yirakaza amutera umugongo. Anne ahita yiruka aramuhobera amuturutse inyuma. Yavuze ngo yancitse rero, ntabwo uzajya. Haza umumama usa nkaho ukuzemo aturanye no kwa Anne arumirwa. Agenda yivugisha cyane koko. Abana b'iki gihe nta soni bakigira, bagenda bahekana inzira zose, babona n'uriya mukobwa wanjye aribyo yirirwamo. Bagira isoni bararebana baraseka. Chris abwira Anne ngo taha bwije, noneho haje abanya ntabwo nzi icyaba. Baratandukana. Anne yinjira iwabo ari mu cyumba atekereza kuri Chris, atangira gusaba Imana ko bino bintu byazaramba Kadide atari tayari kumubura. Ku munsi ukurikiyeho Anne asoje class asanga Chris amutegereje nk'ibisanzwe. Tujya muri cafeteria. Wow baby, wagira ngo wari ubizi ko nanjye nshonje. Amufata ukuboko bagenda muri cafeteria y'ikigo bakora order y'ibyo bashaka kurya. Chris atumiza chips n'icyo kunywa. Anne aravuga ngo we yahaze kurya ararya chips, atumiza ibitariho chips. Basigara baganira mu gihe bategereje ibyo batumije. Anne akomeza kumplaininga kuri Chris uburyo lecture wabo abaha wakazi zikomeye cyane, wagira ngo ntabwo ari abantu, wagira ngo ni AI. Babazanira ibyo batumijeho bari kurya. Anne atangira kurya amachips ari ku isahani ya Chris. Chris aramureba cyane nk'urakaye. Wamujura we, ako nawe wari uri kurya, ako nawe waravuze ko utazishaka. Numvaga nshaka kurya ibyo nawe wari uri kurya, nabonaga biryoshye. Nari ndi kuzisevinga. Kuzisevinga iki se? Nyine ntabwo uzi relationship iri hagati yanjye n'amafiriti. Wowe n'amafiriti shaho cyane. So Mr. Mafiriti, ese ubundi ubwo ni wowe Mr. cyangwa uri Mrs? Bakomeza kuganira basererezanya bishimye, abona ko ari couple nziza ivuga hose muri campus. Barasaze. Barataha, agenda amuherekeje. Bageze iwabo ku gipangu aramusezera arataha. Umunsi ukurikiyeho Anne ari kumwe na Tesi. Class irangiye aramubaza, ego noneho ko Chris ataje kukureba byagenze gute? Mfite class project ngomba gukora kandi deadline ni ejo, sindayisoza rero ndabanza nyikorere. Okay, urayikorera iwanyu se? Wapi? Hari naca njye na Chris tujye tujyamo ituje, niho ndabikorera. Si ubwo ahantu hatuje we, haratuje we ku buryo wahakorera ibintu byahatari, kandi hariho n'amatable muyakorera icyo mushaka byose. Yego ko, si ubwo shu turi kumwe, bonne chance mu byo ugiyemo. Anne abona umuhungu uza basanga, ariko ufite gahunda. Wabibonye?
cyane pe, si bogare ariko mana ntujya wiburira uriya se n'uwahe, nzamukubwira ejo reka ngende udakomeza kuntegereza, yamubwira yirukanka asanga uwo muhungu. Hano agenda yerekeza hahandi we na Chris bajya basohokanira agiye gukorera ya poroje babahaye, kuko iwabo batamukundira atashobora atabona uko ayihakorera kubera ko haba hari urusaku. Yagendaga ahamagara Chris kuri telefone ariko Chris atari kuyifata, yibaza uko byamugendekeye, amwandikira SMS anamubwira ngo bebe ayoke, fone yawe yananiye tutari kuyifata, ndagukumbuye nuza kubona na SMS umpamagara ndagushaka. Nabonye umwanya uze kundeba hano kuri second spot yacu niho ndi, yari bize muri telefone ariho yubitse umutwe, ahubukuye atungurwa no kubona Chris imbere ye ari kumwe n'undi mukobwa w'inzobe unanutsemo ubona ko ari mwiza cyane, bameze nk'abenda gusomana, arikanga akubita telefone hasi aramuhamagara Chris, amarira ari kugwa. Se byanyabyo Chris aca inyuma Anne cyangwa Anne aribeshye? Ntucike na part 2 ikurikira tumenye buri kimwe cyose Anne ese azamubabarira cyangwa. Kora subscribe, ukore like, share, comment kugira ngo utazacikwa na part 3.